Turabashuje inshuti z'umusaraba tunejejwe no kongera kubana namwe muri iki kiganiro dukorera Imana yacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha abadukurikiye, Imana yo mu ijuru ijye ibagirira neza, kuko iyo turimo kuvuga mwumva twese tuba turi mu murimo w'Imana. Imana ibagirire neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo iyo Imana ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo. Iyo Imana ihinduye amateka yawe, abantu bahindura amagambo, cyangwa bakaguhindurira n'amazina. Nuko turaza kwifashisha rero icyanditswe, ntabwo turi bupfe kuvuga gusa, turifashisha icyanditswe. Turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani mu bice 9. Naho turi buganire turore ese koko byarabaye, kugira ngo natwe tubyizere. Ese koko natwe byatubaho, ariko byaba, ndibaza ko hari bike umaze kubona bituma ko iyo Imana yahinduye amateka, abantu bahindura amagambo. Yewe n'umurenge ujya uhindura amateka y'umuntu, sitati igahinduka, mukinjira muri kumwe n'umusore n'inkumi, mugasohoka bavuga ngo uyu ni umugore n'umugabo. Noneho rero tekereza Imana yo mu ijuru yo iyo yakoze imirimo yayo. Reka dusome ibice 9. Yohani ibice 9. Ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Turaza gusoma, ntabwo ari harehare, turagusoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 9 gusa. Haravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be. Ibyo nabyo bibanze bitubere isomo, ntitugajye duca imanza z'ibyo tutazi. Ati uyu nta cyaha yakoze, yewe n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ayo yose atubera amasomo. Ndumva harimo amasomo menshi. Icya mbere, twirinde kuba twaca imanza. Tubonye umuntu uko bimeze, tubonye umuntu uko bigenze, tubonye umuntu uko ameze, hanyuma duca imanza. Oya, nta cyaha yakoze, ntacyo n'ababyeyi bakoze kugira ngo abe impumyi. Imana iravuze ngo ibyo byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Iri naryo ni irindi somo, ryaba ni isomo rirerire. Byabereye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ntabwo nkubwiye ngo ibyakubayeho ni imirimo y'Imana, ariko nabyo birashoboka. Hari ibiba ukibaza ngo ari kuriya ko asenga, ari kuriya ko bigenda bitya, ari kuriya, ariko hari ibibaho ngo imirimo y'Imana igaragare. Twakomeje umurongo wa 4. Ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uwo ni Kristo. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, ayamusiga ku maso. Ni ibintu biba bitumvikana. Iyo ukoresheje ubwenge bwa kimuntu biba bitumvikana kabisa, ukuntu umuntu ari impumyi warangiza ugashyira ibyondo mu maso ye. Urabitekereza ntibizi. Ariko bikomeze bitwigishe ko ubwenge bw'Imana atari bwo bwacu. Iraturenze kuko ni nayo yabuduhaye, ikora uko ishaka,
ibyo bitaka wabishyira mu maso y'umuntu agahuma, ariko we yabishyira mu maso y'umuntu akabona. Imana ni igitangaza. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Sorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza baramubaza bati, barabazanya bati, uyu si wa wundi wicaraga asabiriza? Uyu si we wahoraga asabiriza hariya hirya? Ngo bamwe bati niwe, abandi bati si we. Icyakora asa nawe. Nakubwiye ngo iyo Imana ihinduye amateka, abantu bahindura imvugo. Iyo Imana iguhinduriye, abantu barahindukira, bakava mu byo bakuvugaga bagatangira kuvuga ibindi. Iyo Imana ihinduye amateka y'umuntu, uyu nguyu ngo aragenda ajya ku kidendezi ariyuhagira, aragaruka. Abajyaga bamubona baritegereza bati, uyu si wa wundi wajyaga warasabiriza hariya? Tekereza. Kandi ashobora kuba yari afite izina disi, ashobora kuba yari afite izina. Nta nubwo bativuze ati iyi si yampumye yahumutse, oya, uyu si wa wundi wahoraga asabiriza. Hari ibyo bavuga, abana b'abantu hari ibyo bavuga, bakwita amazina atanagendanye n'uwo uri we. Bati uyu si wa wundi wahoraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati si we. Icyakora arasa nawe. Nawe arabasubiza ati nigi. Wamugahagarara ku maguru yawe abiri igihe icyo ari cyo cyose ukavuga uti nigi, uti nige, ntugire ipfunwe ryo kuba uwo uri we, ukavuga uti nigi. Twumvise ko uyu nguyu yabaye impumyi nta cyaha yakoze, yabaye impumyi ababyeyi nta cyaha bakoze, yabaye impumyi kugira ngo imirimo y'Imana igaragare, aba impumyi. Inshuti y'umusaraba, nawe ibyo bikuriho birashoboka ko bishaka kugaragaza gukora kw'Imana, bishaka kugaragaza imirimo y'Imana, ariko urimo kubyinubira, kandi nyamara niho Imana yawe izagaragarira. Komeza ushikame, komeza ukomere, komeza uhagarare ushikamye, uzi neza ko iyi mirimo ibi nimara gukoreka, ibi nibimara guhinduka, bazamenya uwo ndi we. Iyi ni imirimo y'Imana gusa itarakoreka. Nimara gukoreka, aba bamvuma, aba bamvuga, aba banyiciranira amaso, aba uzi ko abantu bakuvuga batabumbuye umunwa? Uzi ko umuntu aba agenda abantu bakamuvuga kandi nta jwi wumvise? Ariko Imana ni igitangaza. Imana yo mu ijuru ngo ijye ihindura amateka. Ndasenga ngo Imana yo mu ijuru ihindura amateka yawe, maze imvugo y'abantu ihindukire. Bavuga ngo ni ka kandi kari akanyine akanaka bakitaga ka. N'umuryango no mu muryango bashobora kukwita ka kanaka kari he? Ese kagakobwa bimeze biti? Ariko si utabaka ukabiki, ariko igihe kikagera, Imana imaze guhindura amateka, imvugo igahinduka, ugahabwa izina nawe. Uwami Uwiteka agahindura amateka yawe, uwami Imana yo mu ijuru igahindura, uwami ikongera ikaguha izina, uwami ikongera ikakubatiza yakarama. Ijya ibikora, irabishoboye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo yakoreye abatubanjirije ntiyabikora, yabigukorera, amateka yahinduka. Imana ijya ihindura amateka, yamara guhindura amateka abana b'abantu bagahindura imvugo. Dawidi yaravuze mu bice 42 bya Zaburi, yaravuze ngo amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya. Uwo ni umurongo wa 4, ibice 42. Zaburi ibice 42 umurongo wa 4. Dawudi aravuga ngo amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya.
ku manywa na nijoro, ntabwo ari rimwe. Ayo marira ndira niyo yabaye ibyo ndya amanywa nijoro. Ngo kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Nawe birashoboka, nawe birashoboka ko wakoze atari ku gihe wasengeye wabonye iki? Igihe wasengeye wabonye iki? Abana b'abantu ntabwo babura icyo bavuga. Umubyeyi yigeze kubwira umwana we kera, aramubwira ati jya kuzana amazi. Umwana ati mama, ati amasaha arageze yo kujya ku ishuri, nakererewe. Twakererewe mama, reka tugende turavoma tuje. Aramubwira ati hize Rwagasana wasohotse agapfa. Ubwo se avuze iki? Yarize se bimumarira iki? Yarize arapfa. Ati yarize arasohoka arapfa. Uwo n'uwo yakundaga wize ntibyagira icyo bimumarira. Ariko Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza, uwo mwana we ndahamya ko we hari icyo byamumariye. Uwo bantu bavuga rero ibintu bitandukanye, bavuga ibintu biterekeranye, bavuga ibintu, ariko nubwo ngo kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga. Arivugiye uyu mugabo w'Imana Dawidi, ati amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro. Ati kandi bahora bambaza umunsi ukira, bahora banshinyagurira bambaza ngo Imana yawe iri he? Ngo Imana yawe iri he? Umurongo wa 5 aravuga ngo ibi ndabyibuka ngahinduka umutima. Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima. Ariko Imana ishimwe ko nani yabinyuzemo, ko Dawidi yabinyuzemo, kugira ngo uyu munsi jyewe nawe ibyo ngibyo batuvuga nitubyibuka ntibiduhindura umutima. Tuvuge ngo bibaho, byariho, biriho, bizahoraho. Ariko Uwiteka ari hafi guhindura amateka. Uvuga ngo Imana yawe irihe, ngo ariko igihe wasengeye, ngo ariko igihe mwahamagariye, ngo ese ko ndeba byacitse, ngo ese ko ndeba mubwira uti Imana yanjye irahari kandi irimo kubitunganya, igiye guhindura amateka. Niwicecekere, numubwira uti muzahindura amagambo, bazayahindura utababwiye. Wowe navuga umubwira uti buhoze iceceka, nimube mwicecekeye. Abana b'abahanuzi ngo biruka inyuma ya Elisa, baramubwira batari kurabizi ko shobuja agiye kugukurwaho. Ati ndabizi, nimuceceke. Uwama natwe tukamenya kuvuga ayo magambo, bakavuga ukababwira uti ndabizi, nimuceceke. Nimwicecekere, ndabizi. Imana nsenga ndayizi, murimo kumbaza ngo irahari, nge njya mbonana nayo, nge njya mvugana nayo, ngewe ndayizi, nimuceceke. Uwama tugashobora ubwo butwari. Ngo ibyo ndabyibuka ngahinduka umutima. Oya wihinduka umutima, wowe wihinduka umutima. Dawidi yahindutse umutima kugira ngo akubere inkomezi, uvuge ngo n'uyu byamubayeho buriya hari ikiri bukoreke. Mwami Imana tugirire neza. Ndakubwira ngo iyo Imana ihinduye amateka, abana b'abantu bahindura amagambo. Kubera iki? Kuko amateka yawe yahindutse. Barangiza bakabaza ngo ni we si we. Nawe ujye ubabwira uti ni jyewe. Uti ni jyewe wa wundi. Ni jyewe mwarebaga nk'usenga Imana itavuga. Ni jyewe ariko Imana nasengaga nari nyizi. Ni Imana ikomeye, ni Imana yaremye isi ikarema ijuru, ni Imana yamanitse ikirere kidafite inkingi n'icyagwa, ni Imana irema umuntu ikamuha umwuka agahumeka, ni Imana ikiza abarwayi, ni Imana yigisha abatagira shinge na rugero, ni Imana igira neza. Ni Imana. Ubabwira uti ni Imana. Kuko kubikubwira byo bazabikubwira, kuko n'abandi barabibabwiye. Ariko icyo ngusaba ni kimwe, wibuka ko Dawidi yatubereye inkomezi. Yabaye ko kugira ngo twebwe uyu munsi jyewe nawe tube tuvuga ngo Imana yacu irahari. Yesu atugirire neza. Ndakwinginze ukomere, ndakwinginze ushikame. Ibi ndabivugira ko mbizi, ndabizi.
ndabizi abo nganira nabo ndabizi ko abana b'abantu umuntu azakubwira ati ndananiwe we ndarushye, uzi amagambo bambwiye, uzi ibintu bavuze, uzi ibintu bakoze, uzi ko bavuze barya na barya, uzi bareke bavuge. Barakubaza ngo Imana yawe iri he? Ese nawe ntuza wiri? Uwampagewe nawe tukamenya aho Imana yacu iri. Imana yacu iri hari kandi iratwegereye kuruta imyambaro uko imyambaro itwegera. Iri kumwe natwe, iravugana nawe, iri kumwe nawe. Komera ushikame, ntubatinye, ntubakukire umutima, we komera. Ntabwo rega uhangana n'ibiti bigenda, ntabwo ari amabuye ngo umuntu yasitaye ngo yasitaye ku ibuye se. Reka aba yashitajwe na mugenzi we. Ariko icyo ngusaba ni kimwe, ba maso kugira ngo udasitara, kuko ibigusitaza n'abagusitaza ni benshi. Wowe ba maso kugira ngo udasitara. Niba kubaza ngo Imana yawe iri, bavuga uti Imana yanjye irahari. Niba kubaza ngo ariko ibi byakubayeho bite, ni ibyaha byawe, ni ibyaha by'ababyeyi bawe, ni ibyaha, bavuga uti nimwicecekere, iyo ni imirimo y'Imana igiye gukoreka kandi izakoreka, kuko uko tubyizeye niko bitubera. Icyo ngusaba ni iki, ni ukwizera iyo Mana yawe, kuko Imana irahari kandi irakomeye. Imana irahari kukugirira neza, Imana irahari kuguhoza, Imana irahari kugukiza, Imana irahari kugutabara. Dufite umurengezi, inshuti y'umusaraba, dufite umurengezi. Uwama tugakomerera kuri uwo murengezi wacu. Babwira uti amateka ari hafi guhinduka, kandi amateka namara guhinduka bazahindura amagambo utababwiye. Abana b'abantu bakubatiza batagushyize muri Yorodani, barakubatiza batagushyize muri Yorodani. Umwe akavuga undi akavuga, ukazajya kumenya ko ari we bavuga utari ubizi. Ariko babwira uti nimwe mwitonze, uti ni amateka atarahinduka gusa, hasigaye gato amateka agahinduka. Umwami wanjye aracyanshyize mu ruganda, aracyancura. Ikintu cy'agaciro gitinda mu ruganda. Humura, komera, shikama. Gitinda mu ruganda kuko ari icy'agaciro. Ariko iyo cyasohotse mu ruganda, nshuti y'umusaraba, iyo gisohotse mu ruganda gisohoka kirengeje agaciro bya bindi byihutiwe, kuko gisohoka nyine ari ya zahabu yanyujijwe mu ruganda nyine. Muri bya bigeragezo bigukanda, bigutsikamira, biba bikwigisha kugira ngo umenye nta cyaha wakoze, ntacyo ababyeyi bawe bakoze. Nanjye ndafatanya n'iri jambo kukubwira ngo wowe komera, shikama, ntubatinye, ntubakukire umutima. Ntabwo Satani uzamubona agenda ahangaha nkuko tutabona Kristo agenda. Tuvuga ngo Imana nayibonye n'amaso yanjye kubw'imirimo iba yadukoreye. Tuvuga ngo nabonye Imana igenda, ngo ubuhamya bwigendera ku mirimo y'Umwami Imana yakoze. Na Satani rero nawe araza kandi akaboneka agenda, ariko numubona, nshuti z'umusaraba, ujye umukubita icyanditswe. Niyo ntosho tumukubita ku mutwe. Ati ye, turareba uko wabaye, ati ese ubu ni so, ese ni nyoko, ese ninde wabiteye? Yo, byatewe nuko uyu mwana yavutse gutya na gutya, ntabwo aricyo cyabiteye. Ni imirimo y'Imana ishaka gukorekera muri wowe. Ni Umwami Imana ushaka kwerekana gukomera ko kuri wowe. Komera ushikame, Yesu akugirire neza. Ndacyakubwira ngo iyo Imana ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo, kandi ari hafi guhinduka. Wowe komera. Dawidi yarakomeje aravuga, ndamukunda cyane uyu mugabo. Reka turebe Zaburi ya 50, ari nayo dusorezaho iki kiganiro cyacu. Ariko ndagusabye ukomere ushikame. Ntabwo ibyo byakubereyeho kubera icyaha wakoze. Ntukagire ipfunwe, igihe umutima wawe utagushinja, ntukagire ipfunwe. Usanga umuntu yenda apfuye ijisho akihisha. Usanga umuntu hari akabazo afite, ugasanga rwose byabaye ishyano. Ntabwo ari ishyano. Humura, komera, shikama. Imana iracyahari, yarabyemeye ngo bibe, kugira ngo nimara gukora ibikomeye izina rihinduke. Uwo bavugaga ngo uhabwe icyubahiro, baguhe tayito yo Mana we.
Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi rero yaravuze ngo Imana yacu izaza kandi niza ntabwo izaceceka. Yesu atugirire neza. Umurongo wa 3 ibice 50 aravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Imana yacu ngo izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Iyo Mana irakuzi, nta rubanza ufitanye nayo, nta cyaha wakoze kugira ngo bibe bimeze bityo, nta cyaha wakoze. Bakambura ngo ariko uyu muntu ngo ahora asenga, ngo ariko ahora arwaye. Imana irahari, inshuti y'umusaraba irahari, ni ukugira ngo imirimo yayo igaragarire muri wowe. Wowe komera, wowe shikama, izaza kandi umunsi yaje ntabwo izaceceka. Imana yacu izaza ye guceceka, ye guceceka, kuko izaba ije gukora. Kandi ntabwo Imana izasakuza, ntabwo isakuza ntitongana. Oya, izaza nimara kuza. Ukuntu itazaceceka nkukubwire nuko witwaga Ka cyangwa witwaga Cya. Izina rya Cya mwakibonye cya gikobwa, mwakabonye ka gakobwa, nshuti y'umusaraba, ejo bundi uzaturuka hariya warahawe izina, kuko Imana yahinduye amateka. Abantu bakwikubita imbere, abantu baze kugushagara, abantu baze kukwirukaho, babandi bava ngo ni we si we. Bazi babanze bitegereze ngo uyu ariko si wa wundi, aka ariko si ka gakobwa da. Ntabwo uzabura iki kaga ukiri ka gakobwa, ntabwo uzabura ikiri ka gakobwa. Amateka yahindutse, stati yahindutse, ntabwo uzabura ikiri ka gakobwa. We yikomereho. Baravuga ngo igihe yasengeye, Mana we yewe cyakora yarasenze. Aha, mugiye gusenga nimusenge, senga. Muririmbyi yaravuze ngo senga senga ntacyo uzabura. Imana izaza kandi ntizaceceka, izaza kandi ntizaceceka. Ngo Imana yacu niba ari Imana yawe ko kusenga, Imana yawe izaza kandi ntabwo izaceceka, nta na rimwe izaceceka. Imana izaza ntizaceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, imbere y'Imana yawe, kuko Imana yawe iri muri wowe. Imbere yawe umuriro uzakongora, ya magambo azahinduka imyayo, azashya aveho, ayenga ashireho, ye no kwibukwa. Nyuma y'imyaka 3 se bazongera kumenya ko ari ka gakobwa ko kwa Simoni? Ntibishoboka. Ashwi uzaba warahinduriwe izina. Ndakwinginje komera ku Mana, komera ku Mana. Iyo amateka yahindutse, iyo amateka yahindutse, amazina arahinduka. Ndakwinginze, icyo ngusaba ni kimwe, ntiwite ku bavuga ka kandi. Hari abantu benshi baguhamiriza bitwaga Ka, mbega bafite inama z'ubukwe, ngo abantu bose baje, ngo ingo bose barahe, ngo keretse Ka. Naniwe kuvuga izina ry'umuntu naza kukuvuga ari wowe. Ngo keretse Ka kanaka, Mariya ni iry'abantu bose, ngo keretse Ka Mariya niko kataje. Ariko nyuma y'imyaka 5 baba bagiye kwicara, ngo ese Mariya ntaraza, Mariya ntarahagera, inama ntiri butangire Mariya ataraza, ibirori ntibiri butangire Mariya ataraza, nta kintu turi bukore Mariya ataraduha inama. Ka kandi kari Ka Mariya, uyu munsi atarahagera nta gikorwa. Ndakwinginze wowe shika mukomere, Imana igiye guhindura amateka, hanyuma n'amagambo y'abana b'abantu ahinduke. Ibyo bijya bibaho, ibyo byarabaye ku batubanjirije muri iki gitabo, byarabaye. Sinzi niba mwijya mwibuka Dawudi abaza atariko nta muntu wasigaye wo kwa Sawuli. Yumvaga nta wasigaye wo kwa Yonatani. Aravuga ati nta wasigaye wo kwa Sawuli.
avuga mu muryango mugari kugira ngo arore ko hari uwo yakuramo. Ntawe asigaye, baramubwira bati arahari umuhungu wa Yonatani umugaye ibirenge. Babibatumye se ko bababajije umuntu kandi akaba ari umuntu uhumeka, bamubatumye? Ariko amaze kumubwira, Dawudi amaze kumuhamagaza, amaze kumubwira tuzajya urira ku meza yanjye, yabaye umutware. Amateka yarahindutse. Nawe yahinduka nshuti y'umusaraba, nawe yahinduka. Isaha iyo ari yo yose yahinduka uwarika akagira izina. Iyo tayito bari bagushyizeho waritwaga Mariya, bakavuga ngo ka Mariya, yahinduka ukaba Mariya, ugahabwa intebe. Igihe bateguraga intebe z'abandi, iyawe ntabwo yabaga ihari. Ngo baje, ariko ka Mariya karihe? Oya, Mariya noneho niwe wasigaye uterugekerwa intebe mbere y'abandi. Intebe yigaterwa mbere y'abandi. Atarahagera nta mwanzuro ufatwa. Ndakwinginze, Imana yacu izaza kandi ye guceceka. Niramukije ntabwo izaceceka. Niko ijambo ryatubwiye. Ngo Imana yacu izaza kandi nihagera ntabwo izaceceka. Kuko izaba yaje gusa kandi izanywe nawe uwo bacuni n'ingoyi. Izaba yazanwe nawe, ngo izaza kandi ye guceceka. Bwira umutima wawe utuze, bwira umutima wawe ukomere, ikomerere. Aho wavugaga ngo amarira yakubereye ibiryo, ngo amarira yakubereye ibiryo amanywa nijoro, humura. Ayo wariraga y'agahinda ugiye kurira y'umunezero. Ayo wariraga kubw'ubabaye agiye kurira ubabarira abandi. Kuko Imana yarangije gutaha mu mutima wawe kurira ko ntuzabireka, ariko uzaborogera abandi batarayimenya, batarafata umurongo, batarahindurirwa amateka. Nakubwiraga ngo iyo Imana yahinduye amateka, abantu bahindura amagambo, imvugo irahinduka. Imana yo mu ijuru itugirire neza, ishobore kuduhindurira amateka. Imana ihindura amateka, ikuvana ku rwego gushyira ku rundi. Imana yo mu ijuru ibikore kuko irabishoboye. Ndashima Imana kuko yumva ko ni hano gutakamba kwacu. Reka tuyisenge. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'imbabazi, Mana y'imbaraga, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana igira neza uko bwije n'uko bukeye, uri Imana nyakurama, uhabwe ikuzo, uhabwe icyubahiro, kuko uri Imana igiye guhindura amateka ya benshi, icyubahiro cy'amahanga. Tukumva kugira neza kwawe, tukabona kugira neza kwawe, tukabona abantu bahindurirwa amateka, Mwami w'abami, kuko uri Imana nyiri icyubahiro igira neza, kandi igira neza ukagirira neza n'abatagusabye. None twe turagusabye, ndakwinginze ngo umuntu uri imbere yawe, umuntu urimo kukumva uyu mwanya wa nonaha, Data wera ukiranuka, ukeneye guhindurirwa amateka, Mana hindura amateka ye, Mana hindura amateka ye. Mana mukureho igisuzuguriro, uwari uraragarira amarira yaramubereye ibiryo amanywa nijoro. Data nyiri icyubahiro, muha amarira y'ibyishimo, muha amarira y'umunezero. Reka hari amarira haba impundu nyagora ku ngoma, kuko urabishoboye Mwami. Ijambo ryatubwiye ngo uzaza ntuzaceceka. Ngwino Mwami w'abami kandi ntuceceke, ngwino ukore mukunzi wanjye, ukora ibikomeye n'ibihambaye. Natwe tuzakomeza duhimbaza izina ryawe kuko uri Imana. Icyubahiro kibi cyawe wenyine. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turasenze, amena. Amahoro y'Imana abane namwe.